Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tuzirikane kuri iyi vanjiri ntagatifu yo ku wa mbere w'icyumweru cya karindwi cya Pasika. Ni ivanjiri yanditswe na Yohane, umutwe wa 16, umurongo wa 29 kugera ku wa 33. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, aganira n'abigishwa be. Nuko abigishwa be baramubwira bati, erega noneho uravuga weruye, ntukivugira mu bigereranyo. Ubu tumenye ko uzi byose, kandi ntukeneye ko hari uwakwirirwa agira icyo akubaza. Ngicyo n'igituma twemera ko ukomoka ku Mana. Yezu arabasubiza ati, noneho muremeye? Dore igihe kiregereje ndetse cyageze, maze mugatatana, umwe ukwe undi ukwe, mukansiga njyenyine. Mumenye ariko ko ntari njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibi mbibabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, intumwa zagendanye na Yezu imyaka 3 yose. Ariko kandi batangira batumva ibye, agenda abasobanurira, abigisha, akoresha ndetse n'ibigereranyo n'ingero z'ibyo babona mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ati, ndi umuzabibu, mwe muri amashami. Njye ndi urumuri, naje gukuraho umwijima. Akagenda ababwira ati, mube umunyu w'isi, mube urumuri rw'isi. Agakoresha n'izindi ngero nyinshi ziri mu buzima bwa buri munsi. Agakora n'ibitangaza bareba, akagendana nabo, bakabona uko yitwara, bakabona uko avuga, bakabona uko agenza, bakabona uburyo anyura hose agira neza. Ariko ibyo byose ntibyatumaga badashidikanya. Hari n'igihe bamubaje batari ko tuzi ko Yozefu atari papa wawe, ahubwo ari umurinzi, watweretse so rwose ko biraba biduhagije. Twereke papa wawe, tuzi mama wawe, ariko se papa wawe ninde? Arababwira ati, yewe uwambonye aba yabonye na Data. Uwambonye aba yabonye na Data. Akababwira ati, aho ngiye murahazi, ngiye kwa Data. Bati, tube tutazi aho ugiye se twamenya n'inzira gute? Akababwira ati, ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ariko ibyo byose ntibabyumve, bagakomeza kwibaza. Hari naho yavuze ati, umwana w'umuntu agiye gutangwa, yicwe apfe, ariko ku munsi wa gatatu azazuka. Nka Petero aramwihugikana ati, ntibikwiye ko wapfa rwose, ahubwo nitwe twapfa twanagupfira. Ntago bumvaga ibye, kuko bibwiraga ko aribo bapfira Imana, bibwiraga ko aribo bakorera Imana, aribo bacungura Imana. Ntibamenye ko ari Imana, ari umwana w'Imana ubacungura. Yezu Kristo ati, ntago ari mwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye. Ntago ari mwe mumpitamo, ninjye ubahitamo. Ntago ari mwe munkiza, ninjye ubakiza, bityo nkabimika kugira ngo namwe mugende mwera imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Ageze naho noneho iyi vanjiri twumvise iri mu cyerekezo cy'isangira rya nyuma. Mu isangira rya nyuma harabwira ati, ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uyu mubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye azabaho iteka. Ati, umubiri wanjye nicyo kiribwa cy'ukuri, amaraso yanjye niyo kinyobwa cy'ukuri. Ati, kandi umugati nzabaha ni umubiri wanjye nzabapfira. Bagenda babyumva buhoro 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 buhoro. Ariko bageze aho noneho bamubwira bati, yewe ubu turabyumva rwose 100%, uravuga weruye, ntukivugira mu bigereranyo, tumenye ko uzi byose, tumenye ko uri umushobora byose. Nta n'ukeneye kwirirwa akiri ikindi agusobanuza. Yezu Kristo abaye nk'ubanyega gato, nubwo bahamije ngo tumenye ko ukomoka ku Mana, tumenye ko utari uw'iyi si, tumenye ko utari uwa hano munsi, tumenye ko waje uturuka ku Mana. Yezu Kristo arashima ku gatambwe, yego, ariko arabereka ko hari ikindi gisigaye. Arabwira ati, noneho muremeye? Niba rero mwemeye, ariko muzirikane ko igihe cyegereje. Ubu ngiye guhobera umusaraba. Igihe gikomeye cy'amage n'amarushwa n'ingorane zikomeye, ububabare bw'umusaraba kirageze. Ubundi mugatatana, muzakwira imishwaro mu mpunge, mutatane, igihe kizabagaragarira nk'aho ari sheki ngize. Mwibuke babigishwa b'i Emawusi bavuze bati, twari tuzi ko ari uzakiza Isirayeli, none twisubiriye mu byacu turigendeye. Uyu ni umunsi wa gatatu apfuye, ibye birangiye nabi.
koko mu gihe cy'ibabara rya Yezu, abigishwa hafi ya bose bazakwira imishwaro bigendere bamutererane. Kizaba ari igihe kimeze nko gutsindwa kw'Imana. Nyamara Yezu Kristo azakomeza kubakunda. Niyo mpamvu ababwiye ati mwebwe munkomereho, nubwo ntari njyenyine ndi kumwe na Data, ndababwiza ukuri muzankesha amahoro. Iyi vanjiri igamije kubakomeza mu kwemera, mu kwizera n'urukundo. Yongeyeho ikindi kintu gikomeye, muzirikane ko iyi si muzayigiriraho amakuba, ariko nimukomere isi narayitsinze. Iri jambo isi narayitsinze ashatse kugira ngo afate ubwenge bwabo n'umutima wabo abishyire ku kindi cyerekezo, ababwira ati nubwo ngiye kunyura mu musaraba, ariko nzatsinda urupfu, nzazuka, namwe nimuhumure. Ibyo muzanyuramo bibagoye, ibyo muzanyuramo byabaciye intege, muhumure, ntago bizagira ijambo rya nyuma, nimunkomeraho, nimunkesha amahoro. Nidushaka amahoro muri Kristo, nituguma muri Kristo, nitwizera Kristo, icyo twanyuramo cyose, nubwo cyaducogoza, nubwo cyakwicuye umubiri, nyamara tuzatsinda kandi tuzatsinda isi. Yezu Kristo yatsinze isi kuko yazutse mu bapfuye. N'ikimenyimenyi yasubiye mu ijuru, atagiye yihunza ubukene n'ubutindi bwacu, atagiye ahunga urupfu rwacu, ahubwo ajyanye na kamere isa n'iyacu yakujijwe, ya kamere muntu yatsinze urupfu, wa mubiri muntu wazutse, bityo ubumuntu bwacu nabwo bwageze mu Mana. Niyo mpamvu iyo twakiriye umubiri wa Kristo, tuba tutakiriye umubiri w'umurambo, ntago tuba twakiriye umubiri w'umupfu. Ukarisitiya ntago ari umubiri w'umupfu, Ukarisitiya ni umubiri wa Kristo wazutse, wakujijwe, wicaye iburyo bw'Imana Data, aha dutakambira. Kandi kuba Kristo yarakujijwe bituma abera hose icyarimwe, abera hose no muri bose icyarimwe, ku buryo ku bwa Roho Mutagatifu ntaho Yezu Kristo akumirwa. Yinjira n'ahantu inzugi zifunze, ajya hose, agakwira hose, ku buryo turi abo mu gihe cya Yezu, tubikesha Roho wa Yezu, Roho y'uwazuye Yezu mu bapfuye. Turahimbaza kandi umubyeyi Bikira Mariya w'i Fatima. Uwo mubyeyi akomeza tube hafi muri uku kwezi kwamweguriwe, kwamwitiriwe, tuzirikana ko kuva tariki ya 13 ukwezi kwa gatanu kugera tariki ya 13 ukwezi kwa 10 1917, uwo mubyeyi yabonekeye abana batatu i Fatima muri Portugal. Isi yari iri mu ntambara ya mbere y'isi yose, bicika ari ibicika. Uwo mubyeyi abonekera abana batatu, Jacinta wari ufite hafi imyaka 7, na musaza we Francisco wari ufite hafi 7 n'igice, ndetse na Lucia wari uri hafi kugira imyaka 10. Utwo twana dutoya nyamara twahawe amabanga akomeye, twese aduhamagarira kuvuga rozari ntagatifu, kwihana, kwisubiraho, guhinduka, tukagarukira Imana twebwe abanyabyaha, gusaba amahoro, Imana y'amahoro ikaduha amahoro muri iyi si, ndetse kandi tugasenga byimbitse tugamije kunogera Imana. Muri make twahawe ubutumwa bwo kugarukira Imana i Fatima. Kiliziya rero ntagatifu ishimira uwo mubyeyi udahwema kudukangura, kudusura, kugira ngo tuboneze twese mu gushaka kw'Imana, kandi ivanjiri ntagatifu ya Yezu Kristo umwana we itwiyoborere. Nyagasani Yezu nabane namwe, umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima aduhakirwe, adusabire.